Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe nta handi muri rero ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bafite ingeso zitari nziza zo kubyigana zo kurwanira mikrofone ku munsi wa nyuma barira babwira umuntu ko yari umuntu w'agaciro ko yari umuntu udasanzwe ko yagize ibintu byinshi akora mu buzima bwabo twarabirebye turavuga ngo twebwe niki twakora turavuga ngo nta kindi twakora reka tutoza abantu ndetse natwe twitoza buri munsi kuvuga ibyiza tuvuga ibyiza by'abantu tubashimire ubwire umuntu ko umukunda ubwire umuntu ko ari ingenzi mu buzima bwawe umubwire ko umuzirikana umubwire ko umukunda nibyo rero hano dukora nta bindi tubwira abantu murabizi muradutuma abantu bamaze kubimenya njya mbona n'abantu mwandika muri comment ngo se ngo umuntu yabakura he ngo mwabigenza ngo twabigenza gute ngo turi kure ngo kugira ngo tubatume ku bantu turahari nimero yacu ni 0783159841 iyo nimero iri kuri WhatsApp uratwandikira tukaguha amakuru yose icyo bisaba kugira ngo tugere ku muntu ntago bigoye ntago bihenze nukuri nta nubwo twavuga ngo ni igiciro nukugira ngo tubone buryo gusa bwo kugera kuri uwo muntu ubundi tukagerayo tukamubwira ngo hari abantu bamukunda mwige kubwira abantu ko mubakunda mwige kubwira abantu ko mubashimira mwige kubwira abantu ibyiza byabo tube mu bantu bahora bareba ibyiza tuve muri ba bantu nababwiye bafite uburwayi bwo guhora babona ibibi ku muntu turebe ibyiza birahari uyu munsi rero nk'ibisanzwe iyo tutakoze surprise iyo nta muntu twatunguye tugira gutya tukaganira tukareba ikintu tushaka kuvugaho muri rusange ntago twibanda ku muntu ku giti cye ahubwo twibanda muri rusange uyu munsi rero ikintu nabonye cyeze ndetse kinakomeye gikomereye abantu kiriho kandi kiri gutuma abantu babigwamo abantu bagahura n'akaga kenshi ni ikintu bita ishyari wakubaza ngo ishyari sengura imeze ishyari rirahari abantu bari gupfa benshi bibatandukanye ndetse abenshi bagapfa bazize ishyari umuntu uzi ko ashobora kureba gutya gusa akakureba akumva arakwanze akumva akugiriye n'ishyari akavuga ngo reba ibyo uyu muntu yagezeho reba iterambere reba akazi reba ukuntu akunzwe reba ukuntu afite inshuti nyinshi reba ukuntu umuryango we wishimye reba ukuntu afite abana beza reba ukuntu we n'umugabo we babanye ibyo bintu bikamubuza amahoro bikamutera kuguhemukira ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho turebe neza icyo twakora turebe icyo twakwirinda ndetse tugire n'inama n'abantu bafite ishyari kugira ngo nabo bihane ndetse bikosore baze mu murongo mwiza w'abana b'Imana mbere yuko tugenda rero reka mbanze mbarangira ahantu mwakura ibintu by'ubwenge murabizi neza nkunda kubabwira umutayeri ushobora kubadodera imyenda myiza ijyanye n'igihe ndetse akayibahera ku gihe abantu benshi usanga bafite stress zo gutenguha n'abatayeri ukavuga ngo uyu yaramemukiye ngo ubuse nk'uko mfite iminsi mike mfite icyumweru kimwe ngo nabona umwenda wo kujyana muri civile Grace arahari rwose kandi abikora neza akaguha imyenda yawe myiza kandi akayiguhera ku gihe ikintu cya mbere mukundira niwe mutayeri nabonye unyangamugayo ngewe mubonzi niwe nyangamugayo nabonye ukubwira igihe yaguha akakiguheraho umwenda wawe nimero rero ni 0788559573 Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge uramuhamagara cyangwa ukamwandikira uri no hanze y'u Rwanda arabadodera rwose imyenda ikabageraho hanyuma rero ushaka kwambara neza imyenda ya caguwa imyenda myiza isanzwe yo mu kazi yo mu bukwe yo ku mazi imyenda yose wifuza nunu nawe arahari kugira ngo bahe imyenda myiza nunakorera muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho niho nunakorera ushaka kumuhamagara cyangwa nawe ukamwandikira kuri WhatsApp kuri 0788707835 uwo ni nunu arabaha imyenda myiza hanyuma rero mukeneye imodoka nziza nazo zijyanye n'igihe z'amahybrid Fabiola nawe arahari ku bisobanuro bijyanye n'imodoka nshyashya hari abantu bajya bambaza ngo afite n'amaokaziyo hoya uyu nguyu afite imodoka nshyashya umushaka rero nawe ni 0788133097 Fabiola aragufasha ukabona imodoka nziza ndetse utiri uvunika ngo uvuge ngo ugiye mu mahanga ngo ugiye gutumiza akayikugezaho imodoka imeze neza kandi yujuje ubuziranenge hanyuma rero abashaka amavaze abashaka indabo turi mu gihe cyiza cy'imvura igihe cyiza cyo gutera indabo rwose arabafasha akaba amavaze meza cyangwa n'ibindi bijyanye no kuba mu rugo mwahagira neza Yvette arahari kuri 0788651258 hanyuma rero turye neza iyo mumaze kwambara neza mugasa neza mukaba ahantu heza nta kindi kiba gikurikiyeho no kurya neza narababwiye ngo nta wundi muntu ushobora kubaha inyama nziza cyangwa kubaha
inkoko nziza nta wundi usibye umushuti wanjye witwa Tende. Abantu bose bamuhaye ibintu yarabashimiye kandi yababwiye ko yabahaye ibintu byiza. Nimero ni 0788449484. Tende akorera umanutse umuhanda wa Kicukiro umeze nk'ujya kwa Gitwaza ukahita ukata nk'ugiye kwa Karirosi aho hafi cyagera. Ikindi wumva utari no kuhamenya neza urabahamagara bakagukorera delivery ibintu byawe bakabikugezaho neza kandi bimeze neza byujuje ubuziranenge. Hanyuma rero nawe ushobora kuba ushaka ko ibintu byawe bigera kure tubyamamaza kandi tukabyamamaza neza, dutume turahari rwose mu kiganiro cyacu buri munsi tujye tugeza abantu ho ibikorwa byawe byiza, nawe bakugane, nawe baguteze imbere, nawe bagushyigikire. Rero mbere ko dutangira ibiganiro byacu turacyabashimira cyane muntu wakoze subscribe kuri Mubwire TV, muntu ukurikirana ibiganiro byacu. Imana iguha kandi Imana igushyigikire, Imana ikwagure. Ni ukuri muri abantu mudasanzwe. Ariko ikintu nkomeza kubasaba, ikintu nkomeza kwinginga mbabwira, uko mukunda surprise, uko muzireba, ni mudufashe murebe n'ibi biganiro. Ni ukuri nta bintu bibi tuvuga, nta muntu twibandaho, nta muntu dutesha agaciro, nta muntu mbese tuza ngo tuvuge ngo uyu muntu ngo duhagurukiye gusebya umuntu. Oya, ahubwo tuvuga muri rusange tukabiganiraho kugira ngo turebe ko hari ibintu twakosora, ibintu ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza. Rero uko mukunda surprise, uko mukurikirana surprise, ni mukurikirane n'iki, mukurikirane n'ibi biganiro. Ni byiza, nazo ni inama nziza kandi ntago tujya dutinda, dukora iminota mikeya kugira ngo ibyo dushaka kuganiraho namwe bibagereho. Hanyuma rero murushaho gukora subscribe, murushaho gukora share, mukore like, mukore comment. Ni ukuri mujye mutubwira ngo tuganire kuri ibi, mutubwire n'inyunganizi, turahari ku bwanyu kandi hamwe namwe ni ukuri tuzagera kure. None se nimubona ahantu tugeze, niyo mpamvu ku munsi murambashimira mbabwira ngo umuntu wese wakoze subscribe ni umuntu w'umugisha kandi ni umuntu w'ingenzi. Tunashimira abantu badutumaho batubwira ngo mutugere ku muntu twamubwira akabyakira neza, ntimutugore. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Hanyuma namwe rero abantu baba baradutumyeho, ni ukuri mujye mwumva, n'abantu barabakunda kandi baba barabamenye mu bikorwa bigaragara. Niyo mpamvu baba bifuza ko ibyo badutumye kugira ngo banamenye neza ko ibyo badutumye ubutumwa bwanyu, ubutumwa babageneye bwabagezeho. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha. Dukomeze rero tugende tuganire ku kintu bita ishyari. Muri iyi minsi ishyari rireze kandi umuntu umwe yaravuze ngo ishyari niryo shuri rya nyuma wiga ukahita uba umurozi. Ubundi nimba watangiye kugira ishyari, ukumva muri watangiye kuzamukamo ikintu cyo kurwanya umuntu, ukumva utangiye kubangamirwa n'iterambere rye, ujye uvuga uti kabaye nabaye umwicanyi, nabaye umurozi. Kuko iyo utarebye neza ishyari rishobora kukuganza, ukaba wanakwica umuntu, ukaba wanamuhitana, ukaba wanakora iyo bwabaga, Satani agatangira kukuganiriza ku buryo uwo muntu ashobora no kubigenderamo, ukaba wanamuroga agapfa. Cyane abantu bagira ishyari, umuntu agira ishyari rwose, akakugira ishyari mu kazi kubera performance nziza uko ukora mu kazi, abantu kwa kundi bagushima, kwa kundi bavuga ngo nimubaze kanaka bereke. Iyo mushefu akunda kuvuga umuntu cyane harimo abantu baterwa n'umwuka mubi wa Satani. Ikindi, abantu bashaka kugirira ishyari bitewe n'ukuntu nabwo ukunzwe. Kubera igikundiro, ndababwiza ukuri, nta muntu ushobora kwisiga ngo akundwe, nta n'umuntu ushobora kwambara avuga ngo ndakunzwe. Igikundiro gitangwa n'Imana. Nimba ntacyo ufite kandi ukacyifuza, jya ku mavusa y'Imana ubwire ngo Mana, mpa gukundwa n'abantu, mpa kumvwa n'abantu, mpa kuba umuntu ukenewe n'abantu. Ibyo bintu ni ukuri, ndumamya kubivuga, Imana ijya ibitanga. Rero hari igihe Imana iguha igikundiro, noneho ba bantu muri kumwe, ba bantu bagushagaye, baba ari abakozi ba Satani, baba ari abantu b'abapagani. Kandi kuba umupagani, ikintu mugomba kumenya, umupagani si umuntu utajya mu rusengero gusa. Hari n'abapagani buzuye mu rusengero, umuntu akaba yanahembuka kandi ari mu rusengero. Abapagani nta hantu bari. Utazagira gutya ngo unimariremo umuntu, ugende umutere story, umuganyira ibyawe, uvuga ngo uyu muntu ni umukristo, ngo uyu muntu arakijwe. Ushobora gusanga ari uko ajya mu rusengero gusa kandi ari umukozi wa Satani. Noneho nibyo nabwiraga by'ishyari, umuntu akakugirira ishyari kubera ko abona mu kazi abantu bagukunze. Kuba abantu batambuka gusa bakavuga ngo Sylvie waramutse, Sylvie yaje, Sylvie arahari, nimba adahari ntago tubasuhuza. Ni urugero kandi wenda ari joke, bari kubraga, akaguca akavuga kanaka arahari, kanaka hari numva naza aho umukorera.
hakaba hari umuntu ibyo bintu bigiye bikamutera umutima mubi, bikamutera ubugome, bikamubamo, bikamubiramo, yajya nabona abantu bavuze kanaka wenda reka nitanga urugero ngiye gutanga ikiganiro, iseseme ikamwica kamera nk'umuntu utewe n'ikirungurira. Icyo gihe rero iyo ari umukozi wa Satani, iyo adafite kumanajinga ibyo bintu byo ngo yikuremo iryo shyari n'urwo rwango, bimutera ikintu gikomeye. Bishobora kumutera ibintu byo kukwangisha abantu, bishobora kumuteza ibintu byo kukubuza gukora akazi. Hari abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima, kuba utazizi, kuba utazi imikorere yazo, kuba tutagendera muri zo, ariko ntibivuze ko atari abantu bakorana nazo ndetse baziha umwanya. Umuntu akagenda agakoresha iyo bwabaga, akavuga ati uyu muntu bahora bakunda, uyu muntu bashyira mu kazi bahora bavuga imbere, bavuga ngo niwe ngukora neza, reka nze mbereke. Umva ukajya ujya mu kazi, akazi kakakunanira, akazi kakakunanira, ibinya bikagufata, amaguru akakurya, bitewe n'iki? N'ishyari ry'abantu. Arashaka iki? Aravuga ati uyu muntu baramukunda, noneho anakora neza, noneho reka bamwangire ko akazi kamunaniye, turebe ikintu kizakoreka. Ariko umuntu ubana n'Imana, nibyo mpora mbabwira, kubana n'Imana, wowe ukibanira n'Imana, Imana iguha amakuru ndetse ikanakumenyesha n'abantu mukorana. Imana ikagereka guha kondisiyo, ikanabwira ati wenda ujye uzinduka. Nuzinduka kandi akazi kari gasigaye kakunanira, wazinduka wagera mu kazi, wabanza gukuza izo mbaraga, wabatanga batarabyina aho ukorera, bataricara aho ukorera, warangiza akazi ukaza kugakora ukagasoza neza. Ibyo si byo turi kuganira, nabyo tuzagera tubiganira. Ariko ndashaka kubabwira ngo ishyari ni ribi. Ishyari ni ribi, kandi ishyari rigendana n'uburyarya. Ugasanga umuntu ufite ishyari mu kazi aragera guteranyije, aravuze ati uyu muntu uyu n'uyu ntabwo dushaka ko bigenda gutya, akagukomanyiriza no kuba boss, yarangiza wakaza kwiyerekana akigira gutya marayika kugira ngo ntunamenye ko ari we wabikoze. Uwo muntu rero aba ari umuntu mubi, aba ari umuntu mubi. Abakozi ba Satani, ejo ndari umuntu ari kunganiriza ambwira ngo abantu bakorana na Satani, nyine abantu badakijwe, abantu b'abapagani, bo uko abantu b'Imana bashobora kugira iyereko bakakubona ngo uyu muntu mu myaka 2 azaba ameze gutya. N'umuntu ukorana na Satani ashobora kureba gusa akavuga ati ibi bintu ari gukora, ubu bucuruzi uzi ko buzemera, uzi ko ibi bintu akora mu myaka 3 uyu muntu azaba amaze gutya, uyu muntu azaba dukiranye. Umuntu rwose akagukomanyiriza, umuntu akaguhitana, umuntu agapfa marabirana neza, tukayoberwa ikintu umuntu abaye. Bana b'abakobwa, bagore, cyane cyane wenda n'abagabo bibamo, ariko simbyumva cyane nk'aho mu gitsina gore. Sinzi neza ko n'abagabo bagira ishyari, ariko igitsina gore cyane bagira ishyari. Ushobora kuganiriza umuntu, umutera story, umubwira, abantu bararakaye. Ntago murabona muri group imwe umuntu yazatanga témoignage avuga ukuntu urugo rwe ruryohewe, avuga ibyiza, abantu amatwi yabo sinzi ikintu kibaryohera, bamugane n'ibyandi ngo byo mu minsi y'imperuka, amatwi azaba barya bashaka kumva inkuru mbahari cyangwa ibijyanye n'irari ryabo. Umuntu akaza ku rubuga gusa yivugira avuga ubuhamya bw'ukuntu urugo rwe rumeze neza, bwuvuga ko abana be n'umugabo we bishimye, abantu bakamumana. Ibyo ni iby'igihe gito, ibyo bintu uvuga se nuko byiratisha, ibyo se bizamara iki? Kubera iki? Ntibabishaka. Barangiza agakubitira agatoki ku kandi, umuntu akagenda akagukomanyiriza, umuntu akagenda akagira ibyo yohera, akagira ibyo atongera, ukajya wabona abantu bahora baryana, bahora bashwana, wowe ntimumenye ko mwatewe, ntumenye abo waganirije. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Nta muntu wo kwizera muri ubu buzima. Ntabyo vuga ngo ufite inshuti ngo urazize, inshuti zabaye mbi. Nimba uri kumwe n'abantu, muri kumwe, wicaye muri kumwe, mwari muri gusangira, nimba wagurutse ugiye kuri toilette, menya ngo ibyo wari uri gukoresha, ibyo waryaga, ibyo wanywaga byarangiye. Nimba utabashije kubinywa ngo birangize, byarangiye. Apana gusiga amazi aho ngo uragiye ngo ugarutse ngo ufata amazi, apana gusiga fanta ngo uragarutse, apana gusiga ibiryo ngo ubonye abantu ngo urahuruye ngo ugiye kubasuza, usize abandi bicaye. Abo bicaye ntago uzi icyo bicaranye. Ndababwiza ukuri, ishyari ririho. Handi umuntu mwamuri inshuti, wowe wita kuri inshuti, ntago buriya mu mutima we bya bindi ijambo ry'Imana tubwira nyine nta kwizera umwana w'umuntu. Umuntu muri inshuti, umuntu mu presenter rwose, uyu n'umukopine wanjye, uyu ni Meyerami, wajya kubona ukabona umuntu arakureba urujisho nk'urwo kuguhitana. Nta kintu mwapfuye, nta hantu mwahuriye, ntimutuye mu kagari kamwe, ntimutuye mu mudugudu, nta hantu mwese, ntimunaherukana. Igihe mwongeye kubonana, none kizakwereka abantu bayonyeshyari. Umuntu w'umunyeshyari ashobora kuba muri kumwe n'abandi bantu, umuntu akakubwira ngo usha urasa neza.
si wumva ukuntu ngo wenda urasa neza ufite sha uruhu rwiza urasa neza usigaye wisiga iki we ntabibonera muri iyo shusho y'uwo mwanya y'ukuntu uri gusa neza ahita kurura akahita yibuka cyagiye wenda wigeze kurwara ibiheri ngo ariko sha ngo mu minsi ishize ngo igiheri cyari kiguhitanye ngo kiriya giheri igihe cy'ibiheri nicyo turimo abantu barakubwiye ku bantu basuka akabwira ati sha usutse neza rwose urasa neza umuntu wagusutse bimeze neza ukajya kumva ukumva we ngo ariko sha ngo ari igihe ngo bigeze ngo ngiye ngo hari ngo ndibuka ngo umuntu ngo wigeze kugusuka ngo igiswa kimwe kiri hano ngo ikindi kiri kubera iki se utari kureba iby'igihe turimo kuki utareba iby'iki gihe nyine igihe cyararangiye ndetse wenda cyagiye yakoze ibijyanye n'ubushobozi icyo gihe yari afite ubu bushobozi bwarabonetse ariko kubera ishyari we ari mu bintu nyine bitagenda neza buri munsi umunyeshyari ahora ari mu bintu bitagenda neza umunyeshyari ushobora no gukora ibintu n'abandi bantu batanakuzi ni urugero ubu ngubu si mubona ko mba ndi gukora ibiganiro abantu batanzi ni urugero ashaka kuguhamagara akumva arakwishimiye akakubwira uburyo ukora ibintu byiza ukuntu abikunda akakubaza se ibintu byaje gute ese wabitangiye ute ni gute wabyiyumvishemo kugira ngo uze muri ubu buryo umuntu akagushimira umuntu akakubwira ko ukora ibintu byiza bikunze ariko umuntu ufite ishyari sha amaze nk'uwambaye filime ntashobora kugira n'ikintu abona ntashobora kubona ko hari ikigenda neza uriya buriya ndamuzi biriya se n'ibiki biriya bintu se yagiyemo nyine ahora gupfobya rero ikintu nshaka kubabwira ishyari ririho ishyari ryateye abantu bose ingeri zose nta kuvuga ngo ni umwana nta kuvuga ngo ni umugore nta kuvuga ngo ni umukuru nta kuvuga ngo ni ingaragu nta kuvuga ngo ni iki ishyari umuntu arakureba gusa muri mu Kigali mukunzwe muri inshuti muri abashuti mwese muri inshuti yabona gusa ko abandi bantu bagukunze agaca inyuma akaguteranya kuri umwe akaguteranya kundi akaguteranya kundi akaguteranya kundi wowe ugasigaraho abantu barakwijunditse ubona abantu batakikwiyumvamo utazi ikibazo icyo ari cyo umuntu uri guca muri ibyo bintu aho kugira ngo utinde wisobanura wa mugani uzanisobanye igire ku mavi wisengere Imana izajya ikumenyesha n'amakuru y'abantu bataguhaye umuntu akugirira ishyari gusa ibaze kubera ko abantu bagukunze none se hari ikintu umuvugishwa hari ikintu wakora kugira ngo ukundwe nta kintu na kimwe wakora umuntu arakugirira ishyari kubera akazi keza wabonye kandi ngo muri inshuti njyewe ndi umuntu wishimira njyewe n'inshuti zanjye ziri gukira ziri kubona akazi za nshuti nyine zanjye z'ukuri zifite amafaranga mba numva nezerewe kubera iki se nta kibazo nshobora kugira ziyafite ntabwo nshobora kugira ikibazo inshuti yanjye imeze neza kubera iki nta nubwo ari ngombwa ngo bavuge ngo ndayisabiriza bo ushobora kuvuga ati Sylvie muri ibi bihe wenda ntari gukora Sylvie muri ibi bihe ibiganiro akora buriya bikora ati bisaba gutya na gutya wenyine akavuga ati uru ruhare rwanjye uyu munsi ndagusapotinze mbona ka transport uyu munsi ndagusapotinze gera kuri ba bantu ujye gutungura abantu kuko ni inshuti yanjye imeze neza ariko umunyeshyari ubu uri inshuti ye wanagira akazi bikamurya wabona fiance bikamurya agashakisha uriya bene ntago bubaka bimeze gutya na gutya mbese abanyeshyari bahora batanga amakuru atari meza rero bantu bankurikira bantu bo kuri Mubwire TV ibyo mbabwiye mwitondera abantu mwitondera inshuti zanyu sinje kubangisha abantu ariko mwitondera abantu mwita inshuti mwitondera abo mwita n'imiryango yanyu mwitondere n'abaturanyi banyu nimba ufite n'ibibazo cyane cyane siruta abantu banubatse ngo mugire umwanya wo kuganira kubera ko Satani afite abakozi kandi bari mu kazi umuntu arareba gusa akavuga ngo barishimye barabyaye icyo gusa akakibaburiza amahoro buri munsi wasejuru kandi mwari mumeze neza mwari mukundanye hari abantu binjiye mu muryango wanyu hari abantu binjiye mu buzima bwanyu bari kubabuza amahoro bitewe n'iki n'ishyari umuntu akavuga ati ntabwo azubaka pe ntabwo azubaka azarwubaka sate ishyari ni ribi mureke kwimika ishyari
ishyari ryagutera gukora ibidakorwa, ishyari ryagutera guhemuka, ishyari ryagutera ubugome n'ubugizi bwa nabi kandi utari ubifite mu mutima. Ariko iyo wimitse ishyari ugatangira kuza ushaka kujya ureba ibintu by'umuntu ukumva ko ese kubera iki we, kubera iki, n'umugisha we ni igihe cye, ni igihe cye cyo kugirirwa neza n'Imana, nawe igihe cyawe kizagera. Kandi nubwo ubona ibyo by'ingibyo Imana yabimukoreye yabigezeho, nawe hari ibyo Imana yagukoreye wagezeho uwo nawe bitaragerwaho. Ntabwo byose biba bigenda neza. Rero byigutera ishyari ngo ujye kumusebya, ujye kumuteranya n'abandi, ujye kumuharabika, ujye kumwangisha abandi bantu hejuru y'ishyari, hejuru y'ubugome. Ishyari ni ribi, ishyari rishobora kugutera guhemuka, ishyari rishobora kugutera ukuroga, uko ukomeza uvuga ibintu by'umuntu uvuga ngo yarirase, yageze kuri ibi, yakize, bariya se abo biganiriza ntabwo uzi imbaraga bakoreramo, nta nubwo uzi ikirere baba barimo, imyizerere yabo. Hari igihe ukomeza umuntu ashobora kuvuga reka tumwikize, reka tumwikize, ugasanga nibwo umuntu mumuhemukiye, umuntu mumwambuye ubuzima kandi nta kintu na kimwe yakoze. Ariko uratekereza kurwanya umuntu ngo nuko we n'umugabo we bahuje, n'umuryango n'abavandimwe, ibyo bintu gusa bikabarya, bikabatera guhaguruka bakavuga ngo tubabuze amahoro. Ibaze ikintu nshaka kubabwira cy'ishyari ariko naribi, ibaze aho umuvandimwe, tuvuga urugero ngewe nkaba musaza wanjye, tuvuga urugero musaza wanjye afite urugo, musaza wanjye yubatse, ariko kubera ishyari wenda yishakiye n'umukobwa mwiza no mu kugaragara ateye neza, ni umunyabwenge, yifitiye akazi, nta mwanya afite wo kwirirwa yiruka mu tuntu tw'utugambo two kuza kundeba ngo tugire umwanya wo kuvuga ibyo bintu. Rero kuko ngewe wenda nirirwa nicaye nta kintu mfite nkora, ndashaka umuntu twirirwana mu magambo kuko atampaye uwo mwanya. Ibyo bintu bigatuma mwanga, nkamugirira ishyari, nkavuga ntabwo azubaka, ndakora iyo bwabaga mushwanishe na musaza wanjye. Ni urugero, ugahora umuteranya, ndetse iyo umuntu afite uwo mutima, ndakubwiza ukuri ntacyo atakora kugira ngo icyo agambiriye cyangwa icyo agambiriye gukora cyo guhemuka akigereho. Rero icyo nshaka kubabwira, mwirinde ishyari. Kandi nimba wowe utekerezwa ngo yango ngewe se ngo umuntu yangirira ishyari ngo bitewe gute, bitewe n'iki? Umuntu yangirira ishyari bivuye kuki? Ishyari riva ku busa, ishyari riva kuko umuntu gusa atekereje, kuba umuntu gusa arebye ngo kanaka yageze kuri iki, kanaka aradukiranye, kanaka ageze aha, kanaka arishimye, kanaka afite abana beza, kanaka we n'umugabo we, kanaka akazi ke mu kazi baramukunze, kanaka mu mudugudu niwe bahora batangaho urugero. Umuntu akakugira ishyari kuko mu mudugudu bagutangaho urugero, ari we muntu bavuga ngo ni icyitegererezo, muzegera uriya mupapa abagira inama, muzegera uriya mumama abafashe mu bintu by'imirire, wenda afasha abana. Ibyo bintu bigatuma abantu baguhagurukira, abantu bahaguruka kugira ngo bakurwanye, kugira ngo bakunanize. Rero ikintu nabagiramo inama ni musenge cyane kandi mwirinde abantu, mwirinde kwizera abantu, uhorana amakenga, ujye uhorana amakenga. Ariko mujye mutinya ikintu Bible yavuze. Nimba Bible ikubwira ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, wowe uri muntu ki wo kwizera umuntu? Wowe uri muntu ki wo kwimariramo umuntu? Umuntu utanazi, utazi imico ye, utazi ubuzima bwe, utazi muhuriye aho gusa ugapfa kumwimariramo. Mwitonde abantu babaye babi, abantu bafite imico mibi, abantu bafite ubugome, abantu bafite ishyari ryarindi ribi ryatera umuntu no kumuhitana. Umuntu akaba yaguhitana, umuntu akaguhitana mu kazi kugira ngo ajye muri uwo mwanya, umuntu akaguhitana mu rugo kugira ngo ajye mu rugo rwawe, umuntu agahitana abana kugira ngo gusa kubabaze, agutere umubabaro. Abantu ni abagome, abantu bagira imico mibi, umuntu ugasanga umuntu baramwumishije, umuntu bakamuroga kuma akarya wapi, akisiga wapi, kugira ngo gusa bagusiga icyangiro. Umuntu agaca mu bantu mufite inshuti, mufite ibigare, umuntu nazageza kukubwira amakuru y'undi muntu, apana ibintu byo kwita ubyemera ngo ubyemeze ngo kuko ngo byabwiwe n'uriya muntu, uwo muntu uzi bari gupfa iki? Kwizera ibintu umuntu yakubwiye wowe ukahita ubyemeza, ukahita ngo yango buriya ngo ubwo yabivuze ngo sirivuga yavuze ikintu ngo nukuri. Ngewe ndi muntu cyo gutanga ukuri, wowe urizera gute ko uwo muntu ntari kumukomanyiriza? Uzi ute ko uwo muntu atari ishyari mufitiye? Narebye ukuntu mukunda, narebye ukuntu mwiyumvamo, ukuntu ari we inama kugiriye uhita uzemera.
nkashaka gusa kuguteranya. Ibyo two n'utuntu twose twishyari. Umuntu wari uvuga ibibi, umuntu wari ureba ibibi, umuntu wari ubona ibitagenda neza gusa, uwo muntu aba ari umunyeshyari. Kandi umuntu w'umunyeshyari nababwiye ko ari ryo shuri ngo wiga ukaba waba umurozi. Umurozi rero ni umwicanyi, umurozi ni umugizi wa nabi, umurozi ni umuntu wari we wese wabasha kukubuza ibyishimo. Si ngombwa ngo banarogesha uburozi bwica, hari n'abarogesha amagambo. Ayo magambo yo kugukomanyiriza kuri groupe n'abantu, ugasanga abantu bose barakwinobye, waza ugiye gusuza abantu bose bakakwihorera, undi muntu yaza ukabona abantu bose baravumbutse baravuze, kubera amakuru umuntu yatanze kandi atari meza. Rero mwirinde abantu, bantu mufite akazi, mujye musengera akazi kanyu, ndetse musengere n'abantu mu bantu. Mu kazi haba harimo indyarya, haba harimo abantu b'indyarya, abantu b'abanyeshyari, umuntu akakureba gusa. Kandi reka mbabwire, ayo mafaranga muba mukorera, tuvuge wenda nimba munakorera amafaranga amwe, ni ukuri ntabwo mufite ibibazo bimwe, ushobora no gusanga kurusha ibibazo uwo muntu uri kugendaho. Uvuga ngo ari irata, reba ukuntu kaba kahinduranyije inkweto, reba ukuntu kahinduranyije imyenda. Wenda we nyine yahisemo kwambara neza, ayo mafaranga nawe yashoye. Ese ibyo ngibyo koko urabirebera iki? Abanyeshyari, umuntu agacara akakuvuga kandi yarangiza uzatinya umuntu wigira gentil, akakuvuga akavuga ukuntu nyine urimo, akavuga uburyo udashoboye akazi, akagufatira n'imyanzuro, yarangiza akahitaza kana umeze neza, bimeze bite? Wajya kumva ukabona bari kugufatira imyanzuro ikakaye wowe utazi. Kandi abo bantu banayifata bigira inshuti zawe, barakwerekana ko bagukunze, ntibigeze banakuburira, ntibigeze bakugira inama. Abo bantu bari n'abagome, baba bagira gute? Baguhemukira. Umuntu agotekereza umuntu ushaka kuvuga ngo wenda ndakererwa mu kazi, uyu arakererwa buri munsi, arakererwa, kandi ntazi n'igituma ukererwa, ntabikubwiye. kandi niwe ugushinzwe direct, niwe ushaka kubaza ati se kubera icyo wari ukererwa, ko bidindiza akazi, ko bigira gute? Reka ntabyo akubwiye, ahubwo uraje bonjour umeze neza, ngwino dusangire akabiswi, ngwino dusangire ka cyayi. Ni mu kazi, uraje aramusuje, muratindanye nyine, nawe urumva ko ari umuntu mwiza, utangiye no kumubwira wenda ibintu, amakuru, cyangwa uramuha ubuhamya bw'imirimo y'Imana. Wajya kubona umushefu mutajya munahura, utaranamenya ko ukererwa, araguhamagaye cyangwa arakwandikiye ati ibintu bimaze kuba too much. Kandi kopine wawe witwa ngo ni umukopine wawe, direct wawe uri aho hafi yawe, niwe wagiye gutanga amakuru yawe, avuga uburyo akazi utagakora neza, avuga uburyo ukererwa, kandi ntiyabikubwiye, ntiyakugira inama ngo nakubwira ati ibi bintu nanjye ugushinzwe bizamesha amanota mabi. None ibyo bintu byabona binakugezeho, mwumva ukuntu abantu ari babi, akahita atangira ngo uriya muntu nawe isharakabye, ngo ubwo ngo rimwe wakererewe, kandi ari we wagiye kugukorera ibyo bintu. Abo bantu rero baba ari abagome, abo bantu baba bakubuza amahirwe, uwo muntu aba yanaguhitana, uwo muntu aba ari indyarya. Urwo ni urugero nari mbahaye, ariko indyarya ziri ahantu hose, abantu bashaka kwikundwagaza. Nimba mufite ikigali cy'abantu, cyane cyane mufite ikigali cy'abantu nk'umunani cyangwa 10 mugendana, cyangwa mwitwa ngo muri abashuti, ugasanga umwe arashaka kwigira umuntu w'inshuti y'umwe cyane, niwe mbese umuri hafi, niwe se namwitiranya nk'iki, yigize nka marena muri ruhande, niwe uri kugira inama. Umuntu ugora iruhande cyane avuga abandi, aba ari no kubateranya, abashaka nyine kwigarurira, yerekane ko niwe meyerami, abandi bose ntago ari abantu beza. Ariko ntago uzi abo bantu icyabateye. Hari akadusoreze kuri aka kantu, ari umwana yahoraga akererwa ku ishuri, agakererwa, yaza mwarimu akamukubita, agatega intoki akamukubita, umwana akamwera, akagenda akicarira. Umunsi umwe mwarimu we aramubona, abona umwana afite akagare kakandi batwaramo abantu bafite ubumuga, ari gucunga mama we, aramwirukankanye, amugejeje kwa muganga. Umwarimu nyine arahagara, nawe yari ari ku igare rye risanzwe. Umwarimu arareba umwana aragenda yirukanka, ajya guteza mama w'inshinge, aramugarura, arongera amucunga, amusubiza mu rugo. Ahita yirukanka ajya ku ishuri. Urumva yagiye akurikiranye na mwarimu. Ageze ku ishuri, umwarimu niwe wateze intoki, aravuga ati noneho bari njye ukubita. Kubera iki? Yaramuhannye, akajya aramuhana kandi amurenganya. Umwana afite ikibazo. Mbere yo gucira abantu urubanza, mbere yo kubona ko abantu hari ibintu batakoze neza, mbere yo kwemera amakuru wahawe, mbere yuko wifatiye umwanzuro wo guhubuka,
tekereza ko isi igoswe n'abantu barimo abanyeshyari, tekereza ko ahantu hose uri hari abanyeshyari bashaka guteranya n'umuntu kandi bashaka no kuguha amakuru atari yo kugira ngo bazambye umubano wanyu. Ikindi, nawe muntu ubanye n'abantu aho uri hose, genzura ibintu byawe. Nimba uri umubyeyi wajyanye n'abana, ahantu hose wagiye, ita ku bana bawe, urebe abana bawe, umenye ubuzima bwabo. Nimba uri mu kazi, menya ibyawe, ukora akazi nukarangiza utahe. Nimba mwasohotse n'abashuti bawe, cunga ibintu byawe uri kunywa. Nimba umaze kunywa icyayi cyawe ukimare, cyangwa nimba utakimaze wahagurutse ntitukireka. Nimba amazi wayanyweye ntuyamare, yareke. Ahantu uzajya wisanga ukisanga ni iwawe, nabwo ubizi ko ari wowe n'uwo mwashakanye n'uwo mubana mu rugo, kuko icyo gihe ibindi ntawe wabihungira. Kandi ugerageze gusenga, witwikiriza amaraso ya Yesu, kuko ishyari riri kurushaho kubaho, kandi ishyari rirushaho kuza rikazana ibintu byinshi bitari byiza. Nimba utwite, wikwirirwa werekana abantu bose ko utwite. Inda ntabwo ihishwa, ariko nimba umuntu umuhuye akabona ko utwite, uri umubyeyi, aho ni sawa. Ariko wikwipostinga ngo uratwite amezi 2, ngeze kwa muganga, ndi harya ni mu rwerero, bagushyizeho serumu, abantu bafite ayo mafoto yabo bari kuyapostinga. Hari abantu bidashimishije, hari abantu bitanejeje, hari umuntu wituvuga kigiye kubyara buretse sha, akajya muri ubwo bukonikoni bwe, ugasanga wenda uguye n'aho hantu, cyangwa se bakwambuye ubuzima, cyangwa n'umwana wawe bamwambuye ubuzima bitewe n'iki? N'ubugome n'ubugizi bwa nabi. Wowe menya amakuru yawe, wirinde, witonde, kandi usenge. Mu bibaho byose wiyambaza Imana, witwikiriza amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu azajya kurinda, amaraso ya Yesu azajya gufasha, amaraso ya Yesu azakumira ibyo bintu byose. Ubundi ubeho ubuzima ukwiye kubamo, ubeho wishimye, kandi wishimira ibyiza by'abandi, wishimira ibyiza abantu bagezeho. Inshuti yawe nitera imbere, wishime. Inshuti yawe nigira urwego ugezemo, nimba ikoze ubukwe unezerwe, nimba abonye fiance wishime, nimba abonye akazi wishime, nimba yabashije gukora iwabo akahakora neza wishime. Achievement yose y'undi muntu yose uyinezererwe. Apana kuvuga ngo kiradukiranye, kigiye kutwirataho, kigiye kujya gute. Ntabwo ariko abantu bose bagera ku rundi rwego ngo babe babi. Hari n'ugera heza ahubwo akarushaho kuba mwiza, kuko aba yibuka aho Imana yamukuye. Rero tureke ishyari, dukunda abantu, kandi tugire ukuri, tuba abantu b'inyangamugayo. Murakoze, ndabashimiye. N'ibyo bintu maze iminsi mbyumva, nkumva abantu bose baravuga ati uriya muntu azize ishyari, umuntu bari abantu, umuntu bamuroze bitewe n'ishyari. Uriya muntu yaramaze kwiga ageze kuri uru rwego, umuntu yarabonye post nziza, umuntu yaramaze kugira gutyo umuryango mwiza. Ibyo bintu byose ugasanga birakurikirwa n'ishyari. Bantu rero kuri Mubwire TV, murabizi mwewe ko tuganira tukajya inama. Nimba wiyumvamo ukumva agashyari gatangiye kukazamukamo, ujye uvuga uti mva inyuma Satani, mva muri njye, va muri njye, ngenda umwana w'Imana, ngomba kwishimira ibyiza by'abantu, ngomba kunezezwa n'ibyiza by'abantu. Ibya Yesu wa mugani ni ku murongo. Nimba uri yabonye akazi nkaba narakabona, ejo ni njye. Nimba uyu munsi uri yabonye urubyaro, ejo nanjye nzarubona. Nimba abonye umugabo, nanjye nzabona. Nimba abonye akazi, nanjye ejo nzakabona. Kubera ibintu bikubera umusozi muri wowe, ngo bigutere ubuhemu, ngo bigutere kwanga abantu, ngo bigutere kwikumura, ahubwo bigutere kuvuga ngo iyagiriye neza uriya, nanjye izangirira neza. Murakoze rero, ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi umugisha w'Imana ubabeho. Muhirwe, mwaguke, mutere imbere, kandi ibyo mugeramo byose bibi byo guha Imana icyubahiro. Apana ibintu byo kuba, ibintu byo kwikanyaza no gukandagira abantu. Ibyo mugeraho byose, ibyo muharanira byose, nimushyira imbere icyubahiro cya Kristo, Kristo azakomeza kubazamura, ndetse azabageza kure, kubera yuko azaba abifitemo inyungu. Ndabakunda rero. Amahoro y'Imana bane namwe. Mukore share, mukore like, mukore comment, munatubwire se koko ishyari rirahari, ese mu nshuti ririmo, ese mu muryango ririmo, ese mu bavandimwe ririmo. Utubwire neza natwe, kandi uduhe ibitekerezo, turusheho kungurana, bizarushaho kugenda neza. Murakoze, ndabakunda.